twongeye kubaha ikaze inshuti bakunze mudukurikiye, reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Murabibona ko turi kumwe na shangazi wanyu. Shanga bajya bakunda kuvuga ngo urakana. bazaje bakareba Yego. nashaje imyaka yarangiranye bashuti banjye nashaje kabisa mama w'abana babiri Baba bumva ko ngo urakana. tugifite za baby face nyine zaho ngaho turashaje imyaka iratujyanye uzaze mutsure ndebe tuganire Abazashaka nimero ya shangazi muzayimbaze nzayibaha. Hanyuma rero hano hari ikibazo batubajije ngo ese koko abagabo bose bagomba kurongora rya turo ya mu gitondo? ego mana yanjye ni kimwe kabyara gusa umuntu ndabibajije ahubwo se utarongoye turiya mu gitondo wazaba warakoze iki? Ndabizi se wa muntu wararana nijoro ariko mu gitondo buriya iyo ukoze imibonano mu gitondo ugiye no kujya no ku kazi biba ari ibintu byiza kuko uzareba ibura imibonano iruhura mu mutwe. Yego. Ntabwo uzaba ubyutse ngo uhite ujya muri dushe uhite ujya mu kazi urukumva ngo umbwire ngo ibyo se bibaho. Urabyutse urakarabye ugiye mu kazi gute se? Ahubwo wowe nimba bukeye byuka buriya bakunda bakakora saa 9 saa 10 mu bantu bateze imbere cyane saa 11 n'abana batabyuka ku bantu bafite abana bakora hakiri kare. Buriya rero iyo umaze gukora imibonano mu gitondo uhita wumva umeze neza ukumva utekereza neza ku buryo nujya no mu kazi wumva umeze neza no mu mubiri wawe nta kintu kiri gutera stress cyane. Buriya uzakora imibonano wumve ukuntu biba bimeze suhuka cyangwa se natwe nk'abadamu uzumve ukoze imibonano nurangiza wumva umeze utese umubiri wawe wumva usa nk'umuntu wabyimbye mukuntu se ariko iyo warangije uba ufite liberite wumva umubiri wawe utembera nta kibazo okay, ngira ngo rero bari kubyumva. Nanjye nigeze kubibabwira ndababwira ati hari n'igihe umuntu afite stress ariko itura mu gitondo ikamuruhura bikaba byatuma akora akazi neza cyane. Ikindi kandi burya abagabo ntabwo bifuza, iyo ageze mu kazi ntabwo yifuza ariko iyo utayimuhaye umugore kumbwira ati rero ngiye umuganga akubona uramutse aragukeneye, akubona ubyibushye aragukeneye, akubona uri inzobe aragukeneye, akubona uri muremure aragukeneye. Wa mugari se azava mu rugo ataruhuye mu mutwe nka gutyo nagera mu muhanda akubita n'aba bakobwa bose baba batandukanye bizatuma amera ati azajya mu kazi akakore neza mujye kumva babahaye rambuwaye habona kurikirane. Okay, hano hari umuntu watubajije ngo ese kuryamana muhuje ibitsina biba ari byiza ku mukobwa ku mukobwa? Kuryamana muhuje ibitsina ibyo bintu ubundi ndumva ubundi kuba mwaryamana ntacyo biba bitwaye ko muri iki gihe usanga hari ababebi baba bashaka baba bumva bashyushye ugasanga nk'umubebi atekereje wenda nko gukora imibonano ugasanga afite nko kuba yagupfumbata ugasanga afite no kuba yakwikinisha bitewe n'uko wowe muri kumwe nta kintu ushobora kumufasha ugasanga nibyo biri gutera noneho n'abana b'abasore ibintu by'ibibazo. Kwikinisha ni ibintu biri kubaho cyane ugasanga umuntu sinzi ko nabivuga ugasanga umuntu atunzwe no kwikinisha. uraze wanyegere mbabwire ubwo ugiye kuri kamera aha abakobwa rero muri iki gihe ngo bararyamana cyane bakagerekerana kandi mbese ndikubwira ugasanga aramupfumbase ugasanga avamo kwikinisha asa ubundi ukuntu ushaka iyo waje gushaka abagore bakahukana ubundi urambwira. Niyo mpamvu usanga niyo umukobwa yamenyereye ibintu nk'ibyo kugira ngo azashake umugabo biramugora cyane. Abantu se bafite ikibazo cyo kuba hari igihe umuntu akubaza nk'ibibazo ngo hano barimo barabaza ngo ni gute umugabo udasiramuye yanyaza umugore akanyamunyaza amavangingo agashiramo.
ahubwo se abagabo badasiramuye baracyabaho? barahari rwose, baruzuye, bariho barahari, bariho barahari. ndetse ahantu basiramura ntabwo bahazi. Njye reka mbabwire njye ntabwo mbarwa ko bikibaho muri iyi si y'Imana. Biracyabaho se? Yego mana. Aho biva bikagera umugozi udasiramuye yumve ko nta mara afite. Ntawe biba bintu byaryoha pe. Hari ikintu cya kiburamo. Hari uko byagenda kose hari ikintu cya kiburamo. Burya nawe buriya. Ako si ubundi kankubaza nimba wenda ushobora kuba wenda warahuye n'umuntu wenda ntabwo waba wabuze n'umuntu atandukanye. Waba warahuye n'umuntu wenda umeze nka gutyo. Njyewe ndamufite umushuti wanjye ni agasiramuye, ariko mu by'ukuri njye mba mbona avunika. Ikindi kandi erega nawe arijena niyo agiye gukora iyo mibonano usanga nawe biramujena ni ukuri. ashobora nko kuba yakwiyambura muri kumwe umureba aba afite isoni. Noneho hari igihe ugira urufini bajya byita ifini ugasanga cyarakururutse kiriya gishishwa cyose kigera imbere kirayitwikiriye kandi uburyohe buturuka kuri kariya gatwe. mbabarire wege sinshaka kubishakira hano kuri kamera ushobora gutuma mpindura isura. Reka wihangane da. Kuko buriya byanga byakunda bibaho cyane. ariko mana nimba bariho abagabo batisiramuje rero babikurikirane hakiri kare kuko kwisiramuza ntacyo bitwaye nta gihe kinini kuko usanga bitera ipfunwe mushuti wawe bitera ipfunwe tinya ko umuntu nyine muri kumwe murakundana ntiyashobora kwiyambura umugire ibyo mukora ugasanga nyine bimutera ikibazo. Hano hari umuntu uri kubaza ngo burya ngo nta mugabo urongora umugore we atabanje kumukora ku gituba cye. ubu se bibaho bundi? Hari abantu babikora agahita aza kurira. Yego mana ushanga nawe ujya umbabara ibibazo uhura nabyo ntubizi by'abantu bakubaza. ibyo ngiye numva bitakibaho rero. Yewe we bitewe n'igihe kinini cyari giciyemo numva bitakibaho. ndetse ubwo gute nibyo bababwira babwira ati se uratashye umugore ni kumureteje amuvugisha neza uragiye ubu ushyiramo ugushyiramo gute se ubundi ari ikibazo gikomeye. wowe wenda barabwira ati ubundi moteri moteri uyikozeho yishe tuyiranga ntabwo wambwira ngo ntugende ngo umukoreho ukore nimba wumva ahantu hose byanze ukore kuri za rugongo wumve ese waba wakoze iki? Ni ikibazo. ntabwo ari sawa ariko ntabwo aba ari sawa ubwenge kujya mwumve cyane pe. ntabwo ari sawa rero n'umugore wawe umwiteho umukarisi umukoreho shigi ndawukunda utuntu two gutega natwe tuba dushaka guteteshwa. Yego nyine hari umuntu byanga se umugore wawe wamuhaye keya akwange gute cyangwa guca inyuma gute ni ikibazo. bibaho se? Ntabwo bibaho cyane danje gusa nyine kugira ntabwo ari sawa nimba hari n'abantu bakibikora. Barahari cyane rwose usanga baramenyeranye bafata abagore babo nk'aho nyine kwa ko bamenyeranye bagahita binjira. ngaho reka tubareke tubasezereho tubabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza. turabakunda cyane abasheri. Yego bayi.